ndagusuje we tujye kubana muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri wa mwanya wacu wo gusobanura amazina. Aka kanya twaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Honore. Honore ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu kilatini ku izina Honorius. Iri zina rero risobanura uwubashwe. Dore rero bimwe mu bintu biranga Honore. Honore ni umuntu uzi kubana neza n'abandi, imiterere ye ntawe ibangamira, ibyo bigatuma yisanga akunzwe cyane. Ni umunyamahoro, abaho mu buzima bwo kwicisha bugufi, ntabwo agira amahane cyangwa umushiha. Agaragara nk'umuntu ujunjamye cyangwa usa nkaho adashabutse, ariko azi kuganira. Ni umuntu wanga kubabaza abandi, akanga akarengane ndetse agahora abirwanya cyane. Agira amarangamutima cyane ku buryo hari abantu bamugereranya n'abagore kubera agira impuhwe cyane. Afata vuba mu mutwe, mbese nko kwiga ntibimugora kuko adasubirishamo icyo wamweretse gukora. Ikindi rero wamenya kuri Honore, ngo mu rukundo agaragaza amarangamutima cyane. Hakaba nubwo bifashwe nk'uburyarya, ugasanga abakobwa rimwe na rimwe baramwanze, ariko ngo mu miterere ye niko abateye. Ikindi rero nakubwira kuri Honore, aba yifuza gukundwa nk'uko akunda abandi kandi akabibagaragariza. Iyo akiri umwana, Honore aba ari umutesi, nta kintu yitaho ndetse akenshi ngo arabikurana. Ngaho rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Honore. Nawe niba ari izina wifuza ko twazagusobanurira, uzatwandikire muri comment maze tugusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment. Ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, kurarekera gukurikirana icy'ubutaha. Nge twari kumwe ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.